Muraho neza nshuti zanjye, ndabasuhuje cyane pe, twaraburanye nari maze iminsi ntakora videwo, ariko nizere ko mumeze neza. Mbanje gushimira abantu mwese murimo kureba iyi videwo, n'abantu mwese mwagiye mukora subscribe, mutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, ngiye gukomeza kubagezaho amakuru yizewe gatanu kuri gatanu, uko bisanzwe mbagezaho amwe mu mateka yaranze ibyamamare, indirimbo nshya n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ingenzi dukenera mu buzima bwa buri munsi. Kugira ngo ukomere bisaba gutanga ibitambo, ariko hari topic imwe nzafata umwanya tukaza kuyiganiraho, muzatanga ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Ni ingenzi cyane, topic ivuga ku bantu bakomeye, abantu bayoboye ibihugu by'ibihangange nka Donald Trump, igihugu nka Amerika kiyoboye isi n'ibindi, cyangwa se abakiri ba mbere ku isi, n'abandi bantu bakomakomeye, ibintu banyura mu isi n'amategeko n'amabwiriza bakurikiza mu buzima bwabo busanzwe bwa buri munsi, kugira ngo babashe kubaho mu buzima bw'igitangaza burenze ubw'abandi. Se baba babigenjeje bate? Ni ubuhe buryo baba banyuzemo? Mu minsi iraza rero ibyo nibyo nzabagezaho, nzabakorera nk'uko ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru, pero ibyo nibyo nibandaho cyane kugira ngo tubiganireho kandi bitugirire akamaro, mutange ibyifuzo n'ibitekerezo. Ni ingenzi cyane pe. Ibyo nibyo tugiye kuzajya dukomeza kuganiraho. Abafana banjye mwihangane kuba mwarambuze, ariko ndagarutse pe, ndagarutse.